iyo wagurukanye n'ibintu Imana itavuze byanga bikunda amaso yawe arahuma. Dufite abantu benshi cyane bajyaga bagira amayerekwa, ariko kuko bahagurukanye na Loti Imana itababwiye, iyerekwa ryarazimye. Nta ishurirwa bakigira, nta yerekwa bakigira, nta nzozi bakigira. Niyo mpamvu barimo bagenda bakigira muri Egiputa, bagerayo nanone bagahura n'ingaruka z'uko basize Imana, basize ijwi ry'Imana, bagerayo bakajya kubeshya uwari umugore wakamwita mushiki we. Ba bantu bamwe bazi bashaka ingo zigasenyuka, bafite ibiziriko byabaziritse mu buzima bwabo iwabo, nibo bantu bubaka bikongera bigasenyuka iwabo, nibo bantu basaba abageni hakarongora abandi. Icyo ni igitabo cyo Gutegeka kwa 2 tuzakinjiramo. Iwabo nibo bantu bacuruza bagahomba, nibo bantu bazamuka bagira hejuru bakongera bagahananuka, nibo bantu iwabo hari indwara imwe ihora yica abantu bose mu muryango. Ugasanga ni ibintu by'uruhererekane. Aba bantu bafite rero ibintu by'uruhererekane, bamwe barimo bararwana n'amagambo yabavuzweho. Tuzabereka imirongo ya Bibiliya za Yeremiya 5:14. Noneho rero tuzagenda tubabwire ibintu bishobora kubakiza. Wabyumvise? Aha rero tuzabirebera hamwe turebe ese ni gute bino bintu bishobora kuva ku muntu, umuntu akaba umuntu muzima. Tubaha ikaze mwe mwese mukurikiye iyi channel nziza cyane muzaherwa umugisha. Iri mu mazina ya Prophet Ernest NYIRINDEKWE, ari nawe turi kumwe uyu munsi. Ngiye musanzwe munzi nubwo wenda muri gake kuri Nkunda Gospel, ariko uyu munsi tugiriwe amahirwe n'umugisha mwinshi cyane wo kubana Prophet Ernest iwe mu rugo. Noneho ntago mvuga iwe muri office, iwe aho muzajya musanga buri munsi. Prophet, ndakwakiriye. Urakoze cyane. Suhuza abantu bawe kandi bazaba bawe ibihe byose. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro ya Yesu nabane namwe. Tubaha ikaze mu rugo. Reka tutarajya kure cyane dusenge, dutangire dusenga kugira ngo Imana dufashe mu kino kiganiro tugiye gukora, ko n'ubundi budufashe kize kuba ikiganiro cyiza. Tuze gusoza n'abantu badukurikiye, hari byinshi bungutse by'Imana ishaka kubabwira, ibabwire ishaka gukora igikore. Amen. Mana, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri mwiza urakarama, turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza. Tumaze igihe kinini cyane dusenga tuvuga ngo utuyobore inzira abantu bagomba kunyuramo, cyangwa se twege tugomba gucamo, kugira ngo ijambo ryawe ribashe kugera kuri buri muntu uwo ari we wese, kugira ngo inyigisho nagiye sabwa na benshi babone babasha kuzikurikiranira, kugira ngo ubuzima bwabo bubashe guhinduka kandi bubashe kuvaho bwari buri bugera ahandi hantu. Nyemerera umuntu wese uzakurikira iyi channel azakira imigisha, azakira imbaraga, azakire kwera, azakire ibihe byiza bikomeye muri we. Uwajya gatsindwa n'icyaha nikizongere kumutsinda, ahubwo azakira imbaraga zinesha icyaha. Kuko aha ni nari nacyo tugambiriye, kuko tuje kuvuga imbaraga zituma umuntu anesha icyaha, kuko tuje kuganira imikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka, ariko noneho tukayivuga mu buryo bwimbitse, mu buryo bukomeye, aho tugiye gusesengura, tukasesengura, tukazakora amadeba akomeye cyane, kugira ngo abantu babashe kumenya izi nyigisho, babashe kumenya inkomoko yazo, bamenye umuvumo icyo ari cyo, bamenye n'umugisha icyo ari cyo, kugira ngo buri muntu wese azabashe kubona icyerekezo gishya nyuma yo kumva zino nyigisho. Zibohoye benshi turabibonye. Twemera rero uyu munsi umuntu wese uri bwumve rino jambo ahindurwe naryo, yinjizwe naryo, mu izina rya Yesu. Amen. Reka dutangiye dushimira abantu ejo bari kumwe natwe, cyangwa se ku itariki 13 z'ukwa gatandatu, hari kuwa 4. Ni amasaha 10 yamaze y'amasengesho. Prophet, aya masengesho kuri wowe nk'umuntu wari uyarimo, wenda utari uri live kuri YouTube, cyangwa se wari unayayoboye, wabonye ibihe byiza byari bihari, wayasobanurite uyu muntu udukurikiye utarigeze agira amahirwe yo kuyakurikira? Aya masengesho yari amasengesho akomeye cyane. Kuri video iri bubanzirizi cyangwa se yabanjirije igiye kujyaho, kugira ngo mbimukumbuze aze kuza kwijya yihangane. Ni amasaha 10 biracyahari kabisa, biracyahari. Ni amasaha 10. Urabizi no kuri Nkunda Gospel ikaba no kuri iyi channel ya Prophet Ernest. Umuntu wari we wese
ushaka gukurikirana amasengesho twagize ku rusengero anyemerere aze kuza kureba iyo video. Ndabizi neza araza kubonamo byinshi, araza kunguka byinshi. Buriya buhamya bw'uriya mukozi w'Imana bwaranejeje. Ariko urumva umuntu kubwira ukuntu yakuze atazi se, yakuze atazi nyina, yakuze atazi umubyeyi, agakura noneho yarangiza agatangira arya yavuze ko yanywaga essence, yanywaga za kore, yanywaga urumogi, yanywaga ama essence, ngo akabyina mu muhanda, ngo akabyina nta muziki. Ariko tekereza kugira ngo Yesu kano kanya aba arimo amukoresha ibintu bimeze kuriya. Ese buriya uriya mwana Imana niyamukoresheje se niho rero imbaraga z'Imana zigaragarira. Izo nyigisho rero ni nazo keshesha ko tuzavuga. Biri mu bintu byatumye shyiraho iyi channel, kuko abantu bashatse ko nandika igitabo ngo nyibahe, ariko igitabo kizandikwa nyuma yuko izi nyigisho zibanza gutambuka zikagera mu bantu, kuko ari gihe rimwe na rimwe umuntu atabona umwanya wo gusoma ariko akagira umwanya wo kumva. Umuntu ashobora kuba atwaye imodoka, yaba atwaye imodoka akagenda yumva, ariko ntabwo watwara imodoka ngo ugende usoma. Icyo ngira ngo uracyumva. Rero niyo mpamvu iyi channel yabayeho, kugira ngo abantu babashe gukurikira iyi nyigisho, bayikurikire. Cacu urabizi ifite channel, ifite channel, ariko none iyi ngiyi nigomba kujya inyuraho inyigisho iyo ariyo yose nzajya nambutsa, kugira ngo abantu babashe kubona iki, babashe kumva ese ni gute umuntu ashobora kubohoka, ni gute umuntu ashobora kuba umukristo mwiza. Ibi nibyo bintu tugiye kuganiraho. Imana ibaho umugisha. Ahubwo n'abantu bashaka kuba babyibazaga bibaza se ko wajyaga wenda bagutumira kuri Nkunda Gospel, wajya gutumirwa mu yindi church ahantu runaka, uyu munsi none kuba wafunguye channel cyangwa se kuba turi kuri Prophet Ernest NYIRINDEKWE, ni iki gishyashya tugiye kubona kidasanzwe tutabonaga ahandi, kuba noneho uyiziye mu rugo kabisa ukavuga ati ndahibereye? Iki gishyashya abantu bagomba gutegereza. Hari igihe urimo uvuga mu rugo bakagira ngo hano twicaye ni mu rugo. Ndavuga hano kabisa, hano kuri channel. Aha ni muri biro, aha ni muri office dukoreramo, ntabwo ari mu rugo. Igishyashya kitezwemo kubera ko nyine ari mu rugo. Mu rugo burya umuntu arisanzura, kubera ko ari mu rugo. Nuko inyigisho bagiye basaba ari benshi, y'imikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka, izi nyigisho zo kubohoka hamwe n'izindi nyinshi. Nuko ikiza gihari bazabasha kujya bambarizaho ibibazo, none nkabasha no kubisubiza. Nzajya mbagirira umunsi ibibazo. Hari igihe turimo turategura ko ari igihe tuzajya dukora ama live. Live urabizi kuri iyi channel iba kuwa 4 mu materaniro ku rusengero, ikaba no ku cyumweru saa 7 kugeza saa 9, no kuwa 4 kuva saa 5 kugeza saa 2 z'ijoro. Ariko iyo ni live y'amateraniro. None n'igihe tuzajya tugira ama live yo kugira ngo abantu babaze ibibazo, turi kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye, kugira ngo tubashe gusubiza bimwe na bimwe mu nyigisho bagiye bumva, kuko hazabamo no gusengera abantu gutya nabyo biri live, babaza, bahamagara, batelefona, tubasengera biri live. Iki rero nicyo gishya kizabamo kuri iyi channel, bitandukanye nuko urabizi niwe muyobozi wa Nkunda Gospel, urabizi najyaga ngusura, ariko ni ikiganiro twakoraga isaha imwe ukaburagiye ukabugiye n'ahandi. Urabizi Nkunda Gospel nyine ni igitangazamakuru kivuga butumwa, nuko nyine ukaburagiye. Ariko iyi ngiyi ni igitangazamakuru kivuga butumwa ariko gikorera mu rugo. Urabyumva? Urakoze. Abantu babyumve, niba wenda umuntu yarakurikiye irami kasi 12 uko yayivuze, hano nihagiye kuzabona umukasi umwe kuri umwe, ku buryo niba yarigeze areba wenda umukasi wa mbere atazi wa gatanu azajya ahitira kwa gatanu. Ntekeza aribwo buryo uri kubiteguramo pastor cyane. Iyi mikasi ahantu nayivuze myinshi nkageza kuri 7, ni itorero nigishijemo inamiri mu Bubiligi. Niho nageze ku mukasi wa 7, kandi nabwo sinawurangije, hasigara 5. Ubwo ntiwigeze ugera ku ahandi nageze ku wa 7. Ni kwa Bishop Masengo muri Force Choir. Niho nageze ku mukasi wa 7, kandi nabwo urabona ndatangira kuvuga nkahita ndebana n'igihe.
Ay. ayo ni amateraniro. Niba ufite n'ibindi bikamanuka, ubuhanuzi bukamanuka, ibihe byiza bikamanuka. Ariko aha ni ukuvuga umukasi tuzajya tuvuga, nitunashaka tuvuga icyumweru cyose ari umwe, tusobanure tuvuge niba ari ukuvuga ngo umukasi wa mbere ni uguhindura igisekuru. Igisekuru noneho dutinde ku ijambo guhindura igisekuru, nibwo tuzava mu gisekuru cya mbere cyo kwa Adamu wa mbere tukaza tukinjira mu gisekuru cyo kwa Adamu wa kabiri. Uwa Adamu wa kabiri rero niwe tuzasobanura ari we Yesu, kuko ari nawe noneho tuzatindaho cyane tukamuvugaho cyane. Adamu wa kabiri, aho niyo abantu bazamenya ese iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe ni ibiki bimubaho. Abantu barakira Yesu, bamara kwakira Yesu bakamera bamwe nk'abantu bagiye mu modoka avuga ati nta kindi gikuru nuko ngiye mu mujyi. Wabyumvise? Nuko ngiye mu mujyi. Urabona muri iki gihe hari igihe umuntu mwinjirana muri taxi mugatega imodoka mugiye mu mujyi, noneho wagerayo mwamara kwicara ukabona umuntu ahise yigira kuri WhatsApp akagenda yunamye. Sinzi niba ujya ubibona. Mwagera mu mujyi abantu bakavuga ngo twagezeyo timufungure. Icyo gihe mu kujya mu mujyi wenda imodoka yaciye Kacyiru, hari amazu meza ari hano ku Kacyiru, hari amaferuje, hari ibintu byinshi cyane. Ibyo niyigeza bibona. Gahunda we yari afite kwaro kujya mu mujyi. Noneho rero hari n'abantu bazajya mu ijuru, ariko mbere yuko tujya mu ijuru hari ibindi bintu bindi. Haleluya. Hari indi migisha Imana yadusezeranije mbere yuko turijyamo. Iyi migisha rero ugomba kuyibona muri Adamu wa kabiri, kuko imigisha yose yo mu bumana, haleluya, ngo yose yayirundanyirije muri Yesu, ngo irangije igira gute? Iramuduha. Imigani 10:22 haravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire nta mubabaro yongeraho. Amasezerano 3 Imana itanga, irya mbere ni ubukire, irya kabiri ni icyubahiro, irya gatatu ni ubugingo buhoraho. Ayo ni amasezerano agaragara mu Migani 22:4. Ni gute rero ibi bintu bibiri ubibona? Ubugingo buhoraho bwo ni ngombwa. Umunsi twakiraga Kristo nk'umwami n'umukiza bwahishanywe n'ubwa Kristo. Ibi rero byose nibwo tugenda tuganira, tukagenda dukubita ya myuka y'abantu bagira imyuka y'imijinya y'imiranduranzuzi. Uwo mwuka rero ukakubamo, wowe ukibwira ngo erega ngo umuntu muzima ngo agomba no kugira ngo erega abana ngo urabona ngo ndi kamere muntu. Umva, Kristo yarabambwe, kandi mu byo yabambanywe n'iyo kamere yawe. Haleluya. Rero turaza kureba Kristo ni igiki yakoze mu buzima bwawe amaze kwinjiramo. Tureba ibintu byatumye Mose atagera i Kanani, kandi Imana yari yaramubwiye Kanani. Turareba Aburahamu ko Imana yari yaramubwiye ngo ikamubwira imigisha 7 izamuha mu Itangiriro 12. Ese Aburahamu yayigezeho bigenze bite? Turareba ese ko yagiye muri Egiputa niho Imana yari imwohereje? Ntabwo Imana yari yohereje Aburahamu muri Egiputa, yari imwohereje i Kanani, ariko kuko yahagurukanye n'ibintu Imana itamubwiye. Iyo wagurukanye n'ibintu Imana itavuze, byanga bikunda amaso yawe arahuma. Dufite abantu benshi cyane bajyaga bagira amayerekwa, ariko kuko bahagurukanye na Loti Imana itababwiye, iyerekwa ryarazimye. Nta ishurirwa bakigira, nta yerekwa bakigira, nta nzozi bakigira. Niyo mpamvu barimo bagenda bakigira muri Egiputa, bagerayo nanone bagahura n'ingaruka z'uko basize Imana, basize ijwi ry'Imana. Bagerayo bakajya kubeshya uwari umugore we akamwita mushiki we. Iyo mwise mushiki we, dore ingaruka akurayo. Ahakura Hagayi. Hagayi uyu niwe uza mu rugo kwa Aburahamu, yahagera akabyara Ishimayeli kugeza kuri Isa Palestine ntago yumvikana n'Abayisiraheli. Ibyo ngira ngo urabizi. Palestine biragoye kugira ngo ihuze na bene Yakobo, kandi bose n'abavukanye. Bene Yakobo Ababisiraheli n'abakomoka ku witwa nyine Yakobo, Yakobo komoka kuri Isaka, Isaka ukomoka kuri Aburahamu. Wabyumvise? Ishimayeli nawe akomoka kuri nde? Akomoka kuri Aburahamu. Abagore bababyaye nibo batandukanye. Sara niwe ubyara Isaka, Hagari niwe ubyara Ishimayeli. Ariko aba bana bafitanye ibibazo, bahora barwana, bahora bakimbiranye. Ese ni ibiki? Ni ingaruka zo guhagurukana n'ibintu Imana itakubwiye. Aburahamu yavukiye mu kinyoma, kubigirwamana byo kwa Setera.
mu gihe Kanani ubwo abana ba Nowa bakoze ikosa rikomeye cyane, barangiza bakagaragaza ubwambure bwa se. Nowa arangije arabavuma. Ibi byose kugira ngo mbisobanure ngaragaza ukuntu yavumye uriya mwana, ibi tuzabivuga twatangiye inyigisho. Ubu turimo turahereza abantu ikaze tubereka ibintu tuzaganira. Wabyumvise? Aha rero tuzabirebera hamwe turebe ese ni gute bino bintu bishobora kuva ku muntu akaba umuntu muzima. Reka turarikira abantu bose kuzakomeza gukurikira iyi channel cyangwa se uyu muyoboro. Uyu munsi ntabwo turi butinde cyane kuko kwari kubaha ikaze. Ntabwo uyu munsi wenda batekereza ko tugiye kuvuga umukasi wa mbere cyangwa se tugiye kuvugamo cyane. Tubabwira ko buri wa kane hari amasengesho ari amasaha 10 niba nahita 10 azajya bari amasaha ahoraho ya buri gihe. Buri wa kane guhera saa 5 kugeza saa 2 za nijoro. Bose bahaye ikaze kandi izajya live kuri aya macano abiri. No ku cyumweru mu gihe bitarahinduka guhera saa 7 kugera saa 9 bazajya baza mu bihe byiza. Ibindi byose bazajya bikurikirana hano kuri Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Prophet, dusoza sinzi niba hari ubutumwa bwihariye nko mu minota umwe cyangwa ibiri wabwira umuntu dukurikiye cyangwa se n'undi wese uzakurikira iyi channel. Amen. Ubutumwa bwihariye nahereza umuntu ugiye kudukurikira, ndamusaba ko azaduha umwanya tukamuganiriza ijambo ry'Imana, agatumira abantu b'inshuti ze, akazabahereza iyi link. Nabo abantu azi nabo bafite ibintu bibagoye, ba bantu bamwe bazi bashaka ingo zigasenyuka, bafite ibiziriko byabaziritse mu buzima bwabo iwabo, nibo bantu bubaka bikongera bigasenyuka iwabo, nibo bantu basaba abageni hakarongora abandi. Icyo ni igitabo cyo gutegeka kwa 2 tuzakinjiramo. Iwabo nibo bantu bacuruza bagahomba, nibo bantu bazamuka bagira hejuru bakongera bagahananuka, nibo bantu iwabo hari indwara imwe ihora yica abantu bose mu muryango, ugasanga ni ibintu by'uruhererekane. Aba bantu bafite ibintu by'uruhererekane, bamwe barimo bararwana n'amagambo yabavuzweho, tuzabereka imirongo ya Bibiliya za Yeremiya 5:14. Noneho rero tuzagenda tubabwire ibintu bishobora kubakiza. Aho rero ubutumwa bwihariye bukomeye burenze ubundi bwose nazatambutsa, nuko umuntu utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, aka kanya nubwo utararangiza ino nyigisho, aka kanya Yesu ashobora kugaruka iyi nyigisho itarangiye. None nagusaba wanyemerera ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Abaroma igice cyaho ni cya 10:9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ngo ukabyizeza umutima wawe ko yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Rero umuntu utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, namubwira ngo uyu munsi uhawe amahirwe yo kuba wakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Tuzagerageza izi nyigisho zizajya zicaho kenshi gashoboka, ugerageze uzajya uhita uyibona, zizajya zicaho kenshi gashoboka. None tuzajya tubabwira n'umunsi uhoraho tugomba kuzajya dusengeraho abantu, ariko icyo gihe cyo kubasengera bizajya biba live. Imana ibaho umugisha. Ariko gusuraza kubona ko kontakte zanjye hari igihe ufite ikibazo cyihutiwe dushobora kugufashamo kuko nicyo twahamagariwe. Reka dusenge dushimangira cyane ko iyi nkuru nziza cyangwa se ibintu ugeze bagomba kubisangiza abandi. Niba ubonye kino kiganiro, ubonye umukasi, ubonye jambo, ubonye ikindi kintu ukakibona hano kwa Prophet Ernest, gifata ugihereza undi mugenza uzi nawe ugikeneye yafite yawe. Uzaba nawe ukoze ivugabutumwa, uzaba ukoze umurimo munini mugari cyane. Yes Prophet, twasoza dusengera abantu bari dukurikiye. Imana ibaho umugisha. Ndagushimiye Bobo. Imana iguha umugisha mwinshi. Mana tugushyize hejuru kubw'imbaraga zawe. Ndasengera umuntu wese wadukurikiranye muri iyi nyigisho. Twemerere umuntu wese tuzabana nawe muri iyi channel igiye kuvuga ubutumwa kuri uyu murongo, aho abantu bagiye kwakira ijambo rye bakabohoka, abajya bakora bikanga, aha niho bigiye gukundira. Haleluya. Bagiye kumenya uburyo ari abahanuzi b'ubuzima bwabo, bagiye kumenya uburyo ari abahanuzi bagiye guhanurira ubuzima bwabo bikemera. Aba bantu bajyaga bagira ibintu by'uruhererekane mu miryango yabo, uyu mwuka ugomba kurangira. Igitabo cyo kuva 23:25 haravuga ngo kandi nimukorere Uwiteka Imana yanyu
ngo nzakura indwara hagati muri mwe. Uyu mwuka wo kurwara ibirwara by'ibyorezo bidasobanutse, iri ni ijoro ryo kugira ngo birangire ku bantu bose bazakurikiriza inyigisho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo riravuga ngo kandi iminsi yo kubaho kwabo ngo ntiyazigera hahungukaho umunsi n'umwe. Ni ukuvuga ngo iminsi Imana yabaremeye bazarama ku isi, iyo minsi bazayirama yose nta n'umwe ubuzima. Uyu mwuka ukenyura abantu, uyu mwuka ufata abantu ukabakenyura ukabakubita hasi, turasenze kugira ngo uno mwuka umuntu uwo ari we wese uzumva rino jambo azamenye amahame akwiye guhagararamo, kugira ngo uno mwuka utazigera ugira umuntu ukoraho. Hari abantu bajya basama inda zikavamo. Bibiliya yavuze mu gitabo cyo Kuva ngo 23 ngo kandi nawo muri mwebwe uzakuramo inda, abandi bakarambagizwa mariage zigapfa. Igutegeka kwa 2:28 ngo tuzasaba umugeni harongora undi. Uyu mwuka w'umuvumo, uyu mwuka uteza abantu ubuhumyi, uyu mwuka uteza abantu icyangiro, uyu mwuka uteza abantu gukuramo amada, uyu mwuka uteza abantu kubenga, uyu mwuka uteza abantu ibihombo, wa mwuka wenda gufatamira, wa mwuka wenda kunyeganyeje, wa mwuka wenda gutikuye, wa mwuka wenda kumenaguye, wa mwuka wenda gusenye, wa mwuka wenda kuribase, retura mu izina rya Yesu. Roko yabasende ori yabashike yabababa. Nyemerera kano kanya fatanye nawe gusenga. Niba uri mu nzu yawe gerageza upfukame fatanye nawe gusenga gatoya. Jatakosora emantazo bere sarayo. Nyemera fatikanye nawe gusenga. Wa mwuka we mubi, wa mwuka w'uburwayi, wa mwuka w'agahinda, wa mwuka w'ibyago, wa mwuka w'ubushomeri, wa mwuka w'igisuzuguriro, wa mwuka w'ubukene, ndagukubita, ndagusenya, ndakuribata, ndagucagagura, ndagusora mu buzima bw'uyu muntu. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Lesapeto salabosiki ya deto prevenia. Uyu muntu wajya kuzamura isengesho, yajya gusenga kumva ari ikintu kimunize, nohereje izi imbaraga none ahangaha, fire retura mu izina rya Yesu. Uyu muntu wajya gushaka, yashaka kugirana ibihe n'Imana, akumva mu buzima bwe yuzuye ikintu cyitwa umunaniro, ngo kuko avuze gusenga, uyu mwuka nawo mu izina rya Yesu Kristo ndawukura kuri ubu buzima bw'uyu muntu. Fire kira ubuzima bushya. Urakoze mwami Yesu Kristo, urakoze kuko uzi ibintu bikomeye bitazigera byibagirana iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha abantu mwadukurikiye mwese. Shalom.